urambwira ngo ibyumba ibihumbi 27 n'urugero kuva 2017 2017 kugera 2023 abanyarwanda hamaze kuvuka abana bangahe bakeneye kujya ku ishuri. None ukambwira ngo drop ngo ubucucike bwaragabanutse buva kuri 80 bujya kuri 60. Ariko ushobora kuba bwaragabanutse kubera drop out kuko ushobora gusanga ibyo byumba bingana n'abavutse baravuka hakaba n'abatishuri. Kugabanya ubucucike rero bishobora guterwa na drop out cyangwa ubucucike bushobora guterwa no kubyara. Utubatse ibyumba hari abavuka byanze bikunze ubucucike buzahaguma. Ahubwo kugira ngo ubukarume ubwo planning familiale na iraza. Voilà. Bwira abaturage bagabanye baringaniza imbyaro. Bwira abarimu n'abayobozi b'inzego zibanze bahagarike drop out bagabanya abana batishuri nibwo uzabona realite y'ibyumba ukeneye. Apana kubyubaka hari n'abari abatari kubijyamo. Ugasanga drop out ingana na natality. Abana binjira ishuri bangana n'abaritaye. Uguze wabujya biri balance. Gutubwira ibyumba n'ukujizwe amafaranga ariko amafaranga tuyamenya par rapport y'icyo bimaze. Abantu bahindure n'imyumvire kuvuga ngo iki kintu kukimbwira nyereka icyo kimariye abantu. Niba uvuga muri raporo yawe harimo amasoko 2, 3, 5 atarema subiza amafaranga. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Yes, KAREGEYA Marpano twongeye kubana namwe, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel. Nicyo gipeso ndi kukwereka icyo gira ngo kibe gifunze. Twizere ko mumeze neza cyane, mwarimu yahageze no mu masomo. Ariko kandi si amasomo gusa, tunyuzamo nyine tukabaha n'amakuru kuko ni umunyamakuru nyine akaba na mwarimu. Ariko n'amakuru abagamije kwigisha. Hari ikindi se n'amakuru abagamije kwigisha rwose. To inform and educate. Ngira ngo mujya mubibona ko amakuru arigisha burya. So rero KAREGEYA wongeye kwirirwa kuri pano mumeze mute? Rwose bagenzi bacu tumaze ku 15,300. Sa ibiganiro babikurikira, yego gatanga commentaire nzima, benshi banduha nizo dukuramo ibindi biganiro. Yego. N'ubwo wenda ku kiganiro mperukana kuri Bamporiki, ntago nzakora ikindi kuri we vuba. Ariko hari urujisho imusambure k'abantu bitwa izina viateur. Ushobora kubona ari ikinishije uko ritari cyangwa hari ba viateur barenze umwe. Numvise mo harimo viateur uvugwamo ko ngo yize ngo iby'ubuganga. Iby'ubuganga harimo no viateur ushobora kuba ari mukuru wa Bamporiki.
wakoze muri za KAREGEYA ibintu nk'ibyo ariko akaba na viateur cyangwa akaba ari n'umwe mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye ariko bajye batwihanganira nta kintu tuba twabye gusa byo ku kijyanye no kuba Fabien yarabaye umushoferi we ni none objection Bon, ariko hari umumotari ari umuntu ukorera umumotari Kampala wanyemereye ko azaza akambwira uko abizi hanze uko abizi uko gahunda za Fabien uko yagiye hanze n'ibyo akora amafaranga ngo urayafite yagezeyo nyine urumva reka nanjye na Mike Karangwa yarambwiye ati Fabien afite amafaranga ariko mwabantu no ariko kambuca usibye ko mu Rwanda baziciye nabwo abantu bazanye kambuca bwa mbere barakize noneho zijyane muri biriya bihugu noneho bagisinziriye kandi urumva uruganda rushobora kuba ruri Zimbabwe na Zambia wakaba Mozambique cyangwa ahagira n'amashami urumva biriya bihugu nta muntu wagiyeyo afungutse ngo bimunanire sibyo benshi bagerayo bagakira ariko nanone kuba wagura imitungo irengeje miliyari nebo byose birashoboka amafaranga miliyari ntigera bishari miliyoni 600 kugura iriya nzu inzu ya miliyari miliyoni 600 okay ibyo byose birashoboka ariko ega buri icyo tuba dukora ni ya contribution yacu kwizamuka ry'imyumvire gutanga amakuru abantu bakamenya ibintu rimwe ashobora gufasha inzego runaka tuvuge wenda nk'inzego za PSF zifite umushoramari uri muri Zambia cyangwa Zambia Mozambique ufite igishoro kingana gutyo uzakagira ese yabuze iki ngo bikorere mu Rwanda ejo bundi mu mushyano perezida ko yavugaga ati umuntu arareka ubu professeur akajya gutwara ikamyo muri Amerika kandi ikamyo na hano zihari ibyo iyo tubivuga kandi byaravuzwe n'umukuru w'igihugu iyo tubivuga ni nko gukangura PSF uwo muntu yabacitse ese icyo gishoro yari gifite mu Rwanda aburaho uko ashora ubwo ni RDB na PSF na Minicom ayo mafaranga yajyanye akaba amaze kuvamo miliyoni 600 mu myaka ibarirwa ku bitwe y'intoki hano ntago byakundaga kambuca yenga yaciwe ite wabyumvise aho niho sibyo niba rero niba duteye imetero yavuye mu Rwanda ate kugira ngo ajye gushora hanze kucyo ushoye hanze ari we wunguka kurusha abasigaye imbere twatera imetero bikanga kuko abo ku gihe cye n'igishoro bari bafite ntago bafite ayo mafaranga tukibaza ngo ni izihe nzego ni Rwanda FDA ni RSB ni RDB ni PSF ni RICA ni iki cyatumye atayashora hano cyangwa yashoye hatakunguka nkayo yungutse ubu ngubu tubimenye hanyuma icya kabiri niba koko ayo mafaranga atabariyo niba arakomoka kuri ya nzu yo munsi y'indogobe cyangwa se wenda harimo n'uruhare rwa nyirayo mazu n'izindi nzego ubwo n'izindi navuze izijyanye n'ubucuruzi ariko n'izijyanye no gukurikirana no gutera imetero nazo zigakora ako ni ku kazi kacu ntabwo najya kubikora ariko niba mfite amakuru ndayatanga abantu bimenye ni gute umuntu ava mu Rwanda yari shoferi yajyanye igishoro kingana gute ku buryo mu myaka 5 agaruka mu gihugu agura umutungo wa miliyari agurira boss we icya kabiri niba ari isomo rifatika voilà agura imitungo yiwe ari sebuja icya kabiri niba ari isomo rifatika naze tumuhe mikoro avuge atubwira ati hari abakora batya na shoyaya dore mgize kuraya nabandi bajyeyo niba byemewe niba bitemewe ibyo byose nabandi bajyeyo tumuha abantu ajye kubigisha natwe nabo bagira izo miliyari donc ibyo byose ni ngombwa harabifata nk'amatiku ariko ntago ninge mbyivugiye noneho muri commentaire ntawe wabyise amatiku ariko hari abantu bashobora kuvuga ati nukwibasira no ikintu kiri furu kiravangavanze Mike Karangwa batari mate yabaye umuvugizi w'iriya mitungo guterererere cyangwa yari umushumba ibyo Mike Karangwa sinamuzi niyo namumenya nta nyungu ufite zo kwibasira umuntu gusa muri iriya dossier harimo ibitagenda ibidasobanutse inzego zigomba gukurikirana zikamenya uko bisobanuka sibyo hari ibidasobanutse mba nivugira RBC izagera itubwira ati nyamara iyo dossier yaraje dore dufite ibyangombwa diplome ya viateur yo mu kiganga muri santé publique dore dufite y'umugore wa Fabien ibyo cyonzi cyo permis ntuzayo ntiyabamo mu gusaba ivuriro afite amakategori benshi ariko yo muri RBC ntago bayakira
Atrice watanga ade muri infirmieri umushoramari voilà umushoramari mu mitungo ya sebuja iyo wahoze yohoze sebuja wari sobuja sarabireka nawe yagiye ibyo byose hari bigomba gusobanuka yego yes urumva icya kabiri ubwo nari nagisubije ko ese none se ko hariya yashoye muri Kambuca yagera kwivura akashaka gushora mu Rwanda Kambuca ntibyakunda hano cyangwa ivuriro ntibyakunda hariya kucyaza mu mazu y'uwari sebuja Kambuca hano turabizi ko byanze gute se niwe uracyayibona se no nibyo mvuga nyine bayangiye iki nyine ahandi bayemera ibyo nabyo reka ni amasomo tuba dutanga ni ibiki basaba abenzi ba Kambuca ku buryo bikurura yanenzwe uriya se ibyo banenze ari uriya naze yigishe uko Kambuca ikorwa ku buryo yemerwa muri Zimbabwe no mu Rwanda uburyo yemewe uko ikorwa muri Zimbabwe na hano yemerwa si isomo se cyari ikinyobwa abantu bakunze niba haragaragayemo ibitanoze babinoze kuko niba uwenga Kambuca muri Zimbabwe aza kugura ibitungo ya miliyari mu gihugu seke Kambuca ifite amafaranga hanyuma bo mu Rwanda bicira isazi mu jisho ese ntabwo ari amasomo ubwo ntacyo mvuze urumva urakivuze urumva arewe ni kuki Kambuca nitebewe kandi iri gukiza abandi hanze cyangwa se niba atari kumukiza koko niba ari ibihimbano nabyo abantu babirebe niko kazi kacu niko kazi kacu so rero ni uko nguko komanteri nyinshi kuri icyo kiganiro n'abamotari bagiye bampa amakuru nabo bakaza bakongera bakambwira ibindi ariko kabuga gusa kandi ngo harimo n'ukora ari ukorera umumotari Kampala uri hafi kuza nawe azaza atubwire ariko harimo iriya dosi irimo byinshi Mike rwose umbabarire ntago nkwibasira sinkuzi nge ndeba iby'imikorere cyangwa nubona nakwibasira nawe uzanyibasire bose nubumva nakwibasira nawe uzanyibasire nanjye sindi biseke ikoroye ibyo nkora bishobora kubwira ko ntera imetero zimwe n'imwe zikagwa mu w'abandi ibyo nibiba ariko ntago ikibazo ari Mike ikibazo ni iriya mitungo na nyirayo uburyo iri kugurwa iyo nzira niyo igomba kubonaho umucyo ibyo nta kindi Kambuca ivuriro Viateri Fabien ikamyo Bamporiki Nyungwe Mike ibyo byose iyo bivanze hagomba kubonekamo ikintu tubwira abantu none se ibintu biri mu Rwanda duceho gutya duceho gutya ngo bashenye guteze cya kabiri Mike ujya gutwitinga ko bashenye inzu za Bamporiki wari wavuganye n'abashoramari ubundi bayikarira bavuga twamwibasiye si wowe bitwitinze twari kumenya ko zasenywe ni watu breakingiye kabisa gorese icya breaking news voilà icya kabiri a breaking news yavuze ko ari inzu za Bamporiki kandi abizi ko zaguzwe yavanamo Bamporiki inkuru nta content twari kubona iyo yandika ati do ibitungo umujyi wa Kigali uri gusenya inyubako mu Busanza ariko yashyizemo Bamporiki kabisa kandi abizi ko iri muri process yo kugurwa icya kabiri ari naho bahereye abasubije kuri iyo tweet ndakubwira abantu bakomeye babiri bamwe bakoze investigation ku mirambo yo muri Rweru kandi umwe muri abo bakomera atsitonda ariko mukamvugiremo umwe muri abo yafatanyije na Bamporiki kwirukanisha Karasira ariko yamaganye tweet ya Mike ngo ntabyo uzi uwafatanyije na Bamporiki gutwitinga ngo Karasira avanwe mu barimu ba kaminuza ni nawe wafashe ya mbere mu kubwira Mike ngo uratwika ibyo bintu uvuga ntaho bihuriye ibijuri wabyumvise ubwo se ko nkavuga abantu bakareba ati bimeze bite shaka KAREGEYA cyo kora nyiri kirimi kibingo hari cyata umurozi gupfa ariko ntago ibyo gupfa ntago ari ibya hafi tuba twarapfuye kera ababitekereza hari abitekereza gutya ariko siko bimeze ngo nimvuga ngo uwafatanyije na Bamporiki gutwitinga ngo Karasira ahagarikwe mu barimu ba kaminuza y'u Rwanda ubu ni uri kwamagana tweet ya Mike kwisenywa ry'amazu ya Bamporiki Oni wende
wamwihoreye uze niba ninde utamuzi twite izirukanishije Karasira iya Bamporiki n'iyundi muntu umwe abantu bagiye gukora iperereza ku mirambo iri muri Rweru ni babiri umwe n'uwo ni babiri abantu babiri ushakira mutwara ibyo okay yego nibyo ngira ngo ni kaba gaciyemo kubera ko n'ubundi ikiganiro giheruka ibyo ngibyo twe twabigarutseho ariko kandi muri cyumweru habaye umushyikirano inshuro ya 19 umushyikirano usobanuye byinshi nkuko Perezida wa Repubulika yabivuze yego ariko umushyikirano n'ubundi warangiye Perezida wa Repubulika ashima uko wagenze yego agaragaza ko byibuze hari impinduka pari raporo y'indi mishyikirano yabaye ni ngombwa rwose ni ngombwa ariko nyine tuba tuguma tugana imbere aha so Karegeye rero nawe warawukurikiye ibyo byose hari ibyo wasigaranye hari byinshi cyane umara iminsi ibiri umuntu aba yawukurikiranye nyine tugereranije niba yarabanje hari ibyo tuba twaragiye tunenga mu ya mbere ariko ushobora gusanga ariko wenda amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe ndavuga amafuti y'umuyobozi ko mu bushize n'iyindi yagiye ibanza twagiye tubonamo abantu bamubwira batizana abantu bari bubaze ibibazo noneho uwubibwira niwe wabiteje noneho agahazana abadashobora abatari buvuge ibyo yateje agahitamo uza kwishimira ko bizi indimi agahitamo abaza kwishimira ko igira ivamo itaje ibyo bintu byose ariko byakagombye kugera ahantu bihinduka rega uraseka fin de fin niyo ubayeho muri ubwo buryo bugenda buca ibibazo iruhande kandi ibindi bihari bifatika birangira navuga se nguki uribuka umwami w'abidishyi uruhu rurumye mu idishyi yarababwiye ati ibyo nza mvuga rimukajye mu idishyi byarangiye bitese ntabwo ari byiza kubaho mu bantu bashingiye ku kinyoma cyangwa bavuga ibidafatika hari ibifatika ntabwo ari byo iyo tugiye no mu mateka kera hari igihe hakibaho imihigo mu mafaze y'imihigo y'uturere habagaho gutekinika umuntu agahiga ibyumba by'amashuri n'amatuwarete akabihiga ariko adafite abanyeshuri bazabyigiramo bazayitumamo bari guta ishuri wajyayo ugasanga amatuwarete yamezemo ibyatsi kandi igihe bivuga bakagira ngo dore n'aha hirya hagati mu mahuriro ya Gasabo na Rulindo hari aho bene ayo matuwarete ari hari ahandi gutya muri kano karere hano twicaye usanga ibyumba bidafite abana barimo none ukerekana ibyumba by'amashuri ariko ntiwerekana abana babyigamo ntabwo rero uwo muhigo uba wuzuye byageze hagati baravuga ati mujye mutwereka umuhigo maze kugira impact ku baturage ibyumba wubatse barabyigiramo niba warabyubatse rero bakaba batabyigiramo wishyuye rwiyemezamirimo ahubwo dusubiza amafaranga yacu bati amazi twakoze ibirometero impombo ziri mu birometero bingana gutya ibigega 600 birahari baravoma tubwire ngo twereka abavoma kabisa bati twatanze gira inka ibihumbi 4,900 muri uno mwaka ntabwo ari ibyo dukeneye twereke litiro z'amata zikamwa n'abana bakize bwaki kubera ya mata yagira wenda bwasanga muri izo harimo n'ibimasa cyangwa se warabahaye izamezi imitavu izatangira kubyara mu wundi mwaka uzakurikiraho kandi wenda itegeko rivuga ngo mutange inka ifite amezi 8 inka ifite amezi 8 yakabaye deja yatangiye no gukama ikabyara ikamwe igakomeza ariko niba bwakidacika haragiyemo zagira inka zingana kuriya ikibazo bati dore ubuso bwuhirwa bwariyongereye no ntago aricyo dukeneye bwera toni zingahe ntago icyo dukeneye ari umuhigo ukaba wuzuye umuhigo kujya wuzuye no kuvuga ngo dore kubera kuhira ibiribwa byariyongereye amatona ya nayo dore bati dore amahegitari twaciye indinganire woya zera toni zingahe ni imishike nk'iyi tureba Nyagasambu bigenda bihinduka uko uwo muhigo wahindutse rero bakavuga bati mujye mutwereka finalité cyane cyane ko byakubitanaga na raporo ya auditeur general
raporo ya Auditor General hari icyo hari aho yevariwa value of money. Niba ukoze isoko rikaba ritarema ayo mafaranga warayamennye bayakubaze. Wubatse isoko ukavuga ngo isoko ryaha naha twararyubatse rirarema. So nuvuga ngo rero tukava muri bya bintu dimwe abafinancier abaeconomiste iyo bavuga investment barukujitira amafaranga yagiye. Ariko abapoliticier sociologue bagomba kwerekana ngo ya mafaranga yagiye amariye cy'abaturage. Nanone Urambwira ngo ibyumba 2027 n'urugero kuva 2017 2017 kugera 2023 abanyarwanda hamaze kuvuka abana bangahe bakeneye kujya ku ishuri. None ukambwira ngo drop ngo ubucucike bwaragabanutse buva kuri 80 bujya kuri 60. Ariko ushobora kuba bwaragabanutse kubera drop out kuko ushobora gusanga ibyo byumba bingana n'abavutse baravuka hakaba n'abatishuri. Kugabanya ubucucike rero bishobora guterwa na drop out cyangwa ubucucike bushobora guterwa no kubyara. Utubatse ibyumba hari abavuka byanze bikunze ubucucike buzahaguma. Ahubwo kugira ngo ubukarume ubwo planning familial na iraza. Voilà. Bwira abaturage bagabanye baringaniza imbyaro. Bwira abarimu n'abayobozi b'inzego zibanze bahagarike drop out bagabanya abana batishuri nibwo uzabona realite y'ibyumba ukeneye. Apana kubyubaka hari n'abari abatari kubijyamo. Ugasanga drop out ingana na natality. Abana binjira ishuri bangana n'abaritaye. Uguze wabujyaye biri balance. Ntabwo tubwira ibyumba n'ukujitse amafaranga ariko amafaranga tuyamenya paraporo y'icyo bimaze. Abantu bahindure n'imyumvire kuvuga ngo iki kintu kukimbwira nyereka icyo kimariye abantu. Niba uvuga muri raporo yawe harimo amasoko 2, 3, 5 atarema subiza amafaranga cyangwa werekana icyo yakora. Wakoze uruganda rw'ikigage ruraho rw'imyumbati urw'ifirite hari n'amafaranga ivuriro ritavura. Twinjiye muri uwo muco wo kuvuga ngo turebe finalite y'ikintu. Wakoze umuhanda uragendwa hacamo amakamyo angahe muri raporo. Dore abantu bacaga iyi nzira bahinduye ino nzira none binjiza n'ibyo. Aho gukora umuhanda ntabwo ari finalite. Gukora umuhanda ntabwo ari finalite. Finalite ni ukugenda ugateza imbere ubukungu bw'abawunyuramo bo konsoma. Uyu munsi sinzi ukuntu ariko ni Patrice Lumumba. Patrice Lumumba niwe wavugaga ngo niba atari Salomo avuga ngo avuga ngo ubwisanzure muri politiki na demokarasi butagamije iterambere mu by'ubukungu no kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ntacyo bumaze. Numva niyo y'amategeko nkubwira. État de droit, justice no. Niba abaturage bakiri mu karengane, bakiri mu bucakara, bakiri mu nzara, bakiri muri mu mirire mibi, hayo ngo barigenga bigenga miki. Ubwigenge umuntu afite uburenganzira bwo kuburara. Ubwigenge bwo kuburara. Ngo ndingenga guteze. Wambaye ubusa ngo ndigenga guteze. Umwana wawe ntiyiga ngo ndigenga. Buri harakana hoze ntekereza. Kugira ngo umenye ngo n'ibyiciro by'ubudehe buri roda muri mu mafaze yose twagiye dukora. Hari aho twakoranye tuvuga ngo ibyiciro by'ubudehe ngo urya kangahe ngo hitamo iki. Reka nkubwire byoroshye cyane. Uhamagaye umuntu ukamubaza uti umwana umbwiye umwana wawe aho yiga ukambwira aho wivuriza ntamenye icyiciro mushyiramo. Umwana wawe yiga he nta kiga. Uhahira he ku muhanda. Wivuriza he sinivuza. Icyo ni icyiciro kimwe. Umwana wawe yiga he muri 9. Wivuriza he poste de santé. Uhahira he ubitsa he mu Kimuga. Ni ikindi cyiciro. Uhahira he kwa Mutangana. Undi akaza umwana wawe yiga he Inhiriza Academy. Wivuriza he kwa Nyirinkwaya. Ubitsa he muri Beka. Urabyumva? Icyo gihe ntange mitamenye icyiciro cyawe. Utuye Arewe wiyakirira he Marriott. Icyo ni icyiciro kimwe. Undi wiyakirira he
kwakira dodora nawe n'ikindi cyiciro kaya mwaje murareka bigafata amafaranga bigafata umwanya ugiye nkureba uko wiyogoshesheje umupira wambaye sandari ipantaro ntayoberwa icyiciro cyawe aho nakwibeshya ni hake cyane imyenda wambara uyigurira hehe izi buy shop undi ati mu isoko rya Yaramba mutese ubwo abantu babashyira mu cyiciro kimwe areka ye umuntu ubitsa hehe umwe mu kimuga undi sako undi beka undi mu madolari mu mabanki yo hanze cyo ni ibyiciro tujwe twivuna niyo mpamvu kuvuga ngo turi libre ibyo byose tubifitiye uburenganzira sibyo tubifitiye uburenganzira ariko ubwo burenganzira urumva uburenganzira n'ubwisanzure butazamura ubukungu bw'igihugu ntibuzamura imibereho y'abaturage ntacyo buba bumaze niba byose ubifitiye uburenganzira kwigisha umwana ubwo kutamwigisha bwo ntabwo ufite ariko iyo ubufite iyo urimukuyemo bigakunda wagize uburenganzira bubi abakureberera nibo bagize amakosa kubwo tuvuga ngo buri mwana afite uburenganzira bwo kwiga abatiga urumva abatiga bigenda bica he kugira ngo bigaragare ko dufite abatiga so bivuze ngo uburenganzira n'ubwigenge n'ubuguperimeta kuba ufite konte ubika mu kimuga nyuma y'imyaka 5 ukajya muri sako nyuma y'indi 5 ukava muri sako ukajya muri banke nkuru hariyo nakunze kuvuga kandi itaratangira kwamamariza ariko ariyo nzajya mvuga yego urumva nibyo nyibyo niba bwa burenganzira ufite umwana wawe yigaga muri 9 ugakora ugatera imbere muri secondaire azajya mu ashobora kwiga 9 primaire akajya kugera secondaire ubasha kubushyira muri école d'excellence ni seminari mashuri meza y'ababikira ibyo ntabwo ari ibanga ntabwo bigisha kimwe ariko kuri iyi nshuro wabonye ko muri raporo minisitiri w'intebe yatanze hari ukuntu yagerageje kujya muri detail yaba no kuri ibyo bintu batangagaho ingero nk'amashuri kagaragaza ko barya ibyo ni sawa nibyo tuba dukeneye ariko muyanditse muri presentation bikava mu mibare bikajya mu mibare itusha ku muturage ntabwo icyumba aricyo gitusha ku muturage icyumba ni igitusha ku muturage no kuvuga ngo dore bwakera gabanutse byarabaye drop out yaragabanutse mwarimu yarongejwe icyo cyo turacyemera ariko no kongera abarimu kuko ubucucike bubarwa ku mwarimu ntabwo barwa ku cyumba Serabonye se bwaramanutse yenyine ariko bwaramanutse mu nzira nukumenya ngo bwamanuwe n'ibyumba bwamanuwe na drop out kuko ibyumba byubatswe tunabyara ntabwo iyo myaka twahagaze kubyara yego utubatse ibyumba akaba ari ubwinshi bw'abarivamo utubatse ibyumba na drop out igahagarara ubucucike bwakwikuba kabiri iyo ni scenario ya mbere ibyumba bihagaze kubakwa tubyara yego tubyara na drop out ntibeho ubucucike bwakwikuba kabiri icyo ndacyumva hanyuma wubatse ibyumba tutabyara hari na drop out bya byumba byaba mu busa ubucucike bwaba zero wubatse ibyumba tubyara hari na drop out birabalance ntumenye icyatumye ubucucike ushobora kwibwira ko yes ibyo izo nzira eshatu ibyumba natalite drop out bigomba kubalance bikagira icyo bitanga tukabona image ya image kandi nanone aho kugira ngo tugire drop out twagira ibyumba bike yego nanone ibyumba byo ibintu nibishakwa aho kugira ngo habeho drop out mu gihugu abana batishuri bakwiga ari benshi bacucitse kuko iyo batiga nizo mayibobo z'ejo nibyo byihebe nibo bateroriste uri kumva afazari hajyaho na gahunda yo kwigisha na nijoro na weekend ariko bige ingamba zo kuba bakwiga zikazwe ingamba yakabaye ya mbere gukaza abana bakiga drop out ikaba donc tolerance ikaba zero iya kabiri kuri mita renaissance icyo nacyo kubera imico amadini ibyo ni ibintu twagize tabu turabivuga gusa ariko nabonye minisita ubwo yakigarukagaho tuba twishima abona kuri Twitter atari kubyumva kabisa yavuga ngo iki avuga iki gitekerezo ku bantu bari baganiriye avuga ati bo baboneza bo hanze bo baboneza kuri 16 kizatekerezweho none se Gamariyeri wakizanya ari he mu bisheke mu bisheke
oya muri soba show none se oya ufite ikibazo dusa naho tutazi icyo dushaka ku bintu bijyanye na demography tubigira optional bikorwe n'ushaka kandi ikibazo kizageraho kibe kinini kibi cy'igihugu cyose nuvuga ngo byakabaye ngo nta marangamutima kuboneza bihere ku 15 icyo ni kimwe icya kabiri ku muntu runaka ku rwego runaka babe bakubonereza ku ngufu icyo ni kimwe icya gatatu kwemiretinga kumotiva guhemba gutera akanyabugabo abubahirije umuhigo wa babiri ku muryango n'urugero babiri ku muryango ubagejeje muri buri murenge niyo bamuhihene cyangwa urukwavu bikagaragara ko bari umuhereye ko yabyaye babiri yiyemeje iyo achievement byatuma ubyara barindwi wataranye kubyara barindwi agabanya nawe ngo azabone ya incentive cyo ni kimwe icya kabiri umugore utagira umugore utabana n'umugabo abyara gatatu gute niba babiri ari aba couple yemerewe babiri nuvuga ngo utafite itari couple yemerewe umwe byibuze nuvuga ngo ubwa kabiri wowe utagaragara niba nta mugabo mubana ku rubyaro rwa kabiri agafunga ibyo ntabyo twemerewe gufunga ku ngufu gufunga urubyaro ku ngufu ngo ntibyemewe nigeze kujya Bugesera mwogo muri 2018 9 twari muri mission ya RMC na Minisante je crois dusanga umukecuru arwaje bwacya abana batatu bumwuzukuru we twasanze avuye gufata kishisha kibondo bumwuzukuru we ufite uburwayi bwo mu mutwe turabaza ngo umuntu urwaye mu mutwe ageraho abyara gatatu abyara nagira nyina byagenze bite bati no amategeko yo mu Rwanda ntago waruboneza ku mbaraga atabizi urwaye mu mutwe ubyarashyira nyina nyirakuru urumva ko tucyoroshya nuvuga ngo tugomba kugera kuri etape ivuga ngo kuboneza urubyaro ni itegeko abaganga bavuga bati basoma ku ifishi bati ni babiri uje niba oya hari ibishobora gukorwa muri non violence sensibilisation ese barayikora umugore abyaye kabiri tangira umwigishe ko kurenza batatu bitari byiza paraporo y'ubushobozi afite mu bijyemo inama naza kuda ya gatatu muri consultation prénatale rimwe kabiri aza shure 3 ku gihe cy'amezi 9 umukurikirana umuguruti ariko ubu ngubu nitwagira noneho nibahagije ku buryo benshi nka Rwamagana twagiye icyo gihe bafite bonne pratique icyo gihe tujya Bugesera twaravuye tujya Rwamagana dusanga Rwamagana yo basensibiliza uko umugore aza kwa muganga bikagera aho abyara niyabyaye nyuma y'icyumweru ahitagaruka ati muga byabindi twe twavuganye narabyemeye akamufungira babikoze mu turere twose ntabwo twagira icyo kibazo kabisa ariko turacyafitemo umuco turacyafitemo amarangamutima turacyafitemo imyemerere umuntu ugasa buri iyo bavuze ngo muwayene ni 4 n'ibice bitandatu nuvuga ngo harimo ababarindwi n'9 n'10 ariko nanone problème sociale abibana umukobwa wibana abyaye gatatu umugore umupfakazi abyaye gatatu nyuma y'urupfu rw'umugabo uwakoze divorce abyaye gatatu nyuma ya divorce abagibana ufite umugabo ukatiye burundu abo bantu ninduba ntago mvuga leta yonyine na societe civile ni intervene none abo bantu niba tuvuga ngo babiri kuri couple cyangwa batatu ikitari couple cyangwa byo kugera munsi yabo n'est-ce pas si niba urugo umugore n'umugabo bakira abasore 25-30 murashakanye mu murenge muvuze ko muzabyara batatu kandi muracyafite imbaraga zo kubakorera ariko ugasanga wa wundi uri wenyine nyakamwe utagira n'urwara rwo kwishima cyangwa se n'undi ushoboye ari kuzabarera ari wenyine we arengeje babandi niba urugo rw'abasore babiri umusore n'inkumi bashinze urugo bazabyara batatu wowe ukaba wihiringa wenyine kuki urenza abo ngabo urumva iyo logique wowe ni nkaho tutazi icyo dushaka imyumvire nayo yes ni imyumvire ariko no kuba tutabigiramo imbaraga kuko ni ya mategeko ndi kukubwira ya ntuza ya bwa bwisanzure bwa bwigenge bwa burenganzira ariko butamacinga na development économique y'igihugu na development social ufite uburenganzira bwo kubyara abushaka yego ariko se urabara n'ubushobozi bwawe who are you yego nyine urareba bushoboye
tukabarebera ibaze niba umurwayi wo mu mutwe tutamubonereza urubyaro. Hari indi nkuru tugeze kubona nanone mu Bugesera, umukobwa yaramaze kubyara 5 ashyira mu bana ba nyina wabyaye 8 13 kongeraho abo bantu famille kigurumanara iragurumana kandi ari igihugu kizagurumana. Nese abo bana reka nkubaza afite ubushyuhe jarasi ni ufite ubushobozi bwo kurera umwana we uriya uwawe azahurira n'uwo ngomvuze bazahurira mu kibuga cy'umupira. Umwe yarize sinabyaye, uwawe yarize fair play. Urumva bazahurira mu rusengero, bazahurira mu isoko, bazahurira mu igaraje, bazahurira ku ishuri, bazahurira. Ibyo bintu byose waba ushoboye waba udashoboye ntabwo byifitiye, sibyo? Bazasangira iby'igihugu. Nibasangira iby'igihugu bakabivyiganiramo, rero byanze bikunze wa undi wawe azakina sinabyaye n'uwawe ujye kumuvuza ruseke yabayimennye cyane. Wibyumva ngo n'uwa Bugesera ngo nawe uri hano muri Kigali bazahura. Nta soko rya Jarasi, nta soko ry'abakire tugira, nta rusengero rw'abakire tugira, nta kibuga cy'umupira cy'abakire tugira. Oya bagomba guhura, bazahura. None bazahura ari baterero, barabaye muri conditions zidasa. Uwakuze arya rimwe n'uwakuze arya umugati usize, harya bakimwero bavuga n'uwakuze anywa igikoma kirimo isukari, n'ukinywa yagisabye, n'ukinyweraho ukuriye mu gikoma cy'avoka. Bagahura, bafite aho bazahurira. Nibahura bizakocagurana. Niho rero umva ngo bamwe baritwa abateroriste, abandi bakaba opposite yabo. Kuki bahinduka abateroriste? Ahubwo hari ibyo batabonye, kandi hari uruhare wagize wowe utari ubuteroriste, hari uruhare wagize kugira bano baba abateroriste. Niba uca kuri mayibobo hariya kakira akana ukumva ntacyo bikubwiye, ejo bundi kazatera imodoka muri paraburize yawe kandi ntuzabona ubwiye, uzahomba. Ibuye kahitamo, wagombye gukora ku buryo iyo mayibobo iva mu buzima irimo ikiga nk'abawe. None bakazahura bombi muri kaminuza batizanya note, ariko pana guhura mu kibuga wabishaka utabishaka, keretse nibishoboka tukagira intara y'abakire, intara y'abaringaniye n'iy'abakire. Ibyo ntibibaho. Niba rero duhura yo popo za mayibobo, uri nka police maker, uri ministre ku rwego rwawe, uri kureba mayibobo gutyo ugahita. Ejo bundi umugore wawe najya guhaha inyanya, atangiye kuzikorakora ya mayibobo imuzamura ijipo, yabayeho uyirebera cyangwa itsindira agasakoshi. none isebeje umugore wawe. Wanyumvise cyane, wanyumvise rwose. Hanyuma ya mayibobo itarabashije kujya kwiga, igende yiga gucuruza izi housing za volant cyangwa se amapiyese, ihinduka umugaragiste. Nikubona kubera uko yiriwe n'ikintu yanyoye, imodoka yawe yanywaga esanse ishyiremo mazutu, uzaba wungutse, izavaneho ubwishyu. Yabayeho uyireba. Uzana imodoka kurya piyese, none umugira umuzamu ajya gurisha amabati n'ibikoresho byo mu nzu cyane. Kubera iki? Abawe bigaga, we ari mayibobo, none akazi ashoboye ni ubuzamu, kandi nawe ukeneye umuzamu. Wakagombye kugira umuzamu. Yes, wakagombye kugira umuzamu ufite indangagaciro. Ariko niba yarabayeho mu buzima bubi, wowe ureba nazi wawe cyangwa gukubitira umwana amuvuna akaguru, nuko utabara twite, nuko batabara twite. Usenye ntago kuba bivuga muri bya byiciro, ntago ndi muri hari icyo ndimo. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu wicara, umuntu uri bwicara akavuga ati abana bajyaho abana banje nabyaye bafite ahantu bazaca batazahurira n'uriya wa Bugesera cyangwa n'uriya mayibobo. Ubyumva gutyo nakomeza, ariko pratikoma turakeneranye. Niyo mpamvu uzagera ahantu yagukorera ikintu ngo uyu mwana ngo yitwara nk'abaterabwoba, yakuriye mu bwoba nyine. Wamweretse iki se? Nicyo kabisa. Wamweretse iki se? Naho bavuga ugiye ngo ibyaha byinshi ngo biri mu rubyiruko. Yego ndabizi ko ari umuntu wavuze ngo ibihe bibi yego bikora abantu bakomeye. Abantu bakomeye bakora ibihe byiza. Ibihe byiza bigakora abantu bajenjetse. Ba bantu bajenjetse rero
iyo utabitondeye basubiza mu bihe bibi sikiri kabiruzuye sikiri kabiruzuye abantu uko babayeho mu buzima bubi bituma bakomera bagategura ibihe byiza bya bihe byiza abavukiye muri bya bihe byiza rero nibo babandi batangira kugereranya icyayi na champagne nibo babandi ujya kumva ngo banywa bagakesha no ibihe byiza hari ahandi ugeze wumva politike yatumwe rese ibaze kunywa ku buryo leta igeraho yumva ko bigeze aha ikavuga ngo tuzane gahunda yatumwe rese ni ibihe byiza hari gahunda ya dukore match ihari iya dukoremo hari kuki muri mu byihutirwa harimo iyatumwe rese baranywera iki benshi nta batakoze niba abantu bajenjetse nibo nkubwira rero ba bantu bo mu bihe byiza barajenjetse kunywa byaruse gukora uranyumva yego kunywa byaruse gukora ku buryo leta ihangayikishwa n'abanywi kurusha abakozi igaporopoza ko banywa rese nibyo byaho ujya kumva ngo mu rubyiruko ngo byinshi ngo urugomo ngo benshi niba atari mayibobo yabyirutse kwa kundi ni wa mwana wo mu bihe byiza ujenjetse utazi agaciro ka minerivare utagize icyo bimubwiye kera twe twigaga baguha Jean de Poche ya 2 ugomba kwimarana igihembwe ngo uzabitegesha ugaruka ukabimarana amezi 3 ubibitse none umwana w'iki gihe isenkani 0 minute nuvuga ngo abantu batarebye kure ahora ari mu bukene dufite abantu babayeho mu bihe bikomeye ibihe bibi byakoze abantu bakomeye iyo uvuga nka champagne reka nkwereke iyo uvuga icyayi na champagne dufite abantu babayeho champagne yabo ari ya uribuka frigo ya buri kantu uribuka nkaya indi karasira yajyanye mu rukiko abo niho bavanaga muri iriya frigo niho bavanaga champagne yabo yabaga iri muri iriya frigo abo bantu bavuyemo abantu bakomeye cyane kubera ibihe bibi bakora ibihe byiza ariko ababakomokaho mayidiya abakomokaho niba abo ngabo birwa babwira ngo nibo bashyiriweho tumwe rese muve mu kabari kare amasaha yo kunywa ntaje ejo bundi se kera se nukubera abantu barakeshaga ari abahese bakoze cyangwa se ari bake ubu byari bimaze kuba ingeso kugera aho igihugu gifata gahunda tumwe rese kabisa abundi hakabayeho dukore cyane dukoremo ubundi iyo wakoze cyane n'ubundi unywa gake ibyo umwanya ntiwubona imbaraga tusa ariko urumva nyine tugeze ahantu gereza urubyiruko muri gereza ruzira iki urugomo nta kintu kigaragara yirukaga ubundi kera abafungwa babaga ari uwibye ikintu gifatika ari uwishe umuntu afite ikindi kintu bapfa ariko purumuma ngo bateranye icupa kubera gusinda amukubise umushito ibyo byose nibyo abantu bajenjetse ko buryo umuntu afunzwe avuga azira guterura afazari ikintu gifatika apfa ikintu gifatika n'undi muntu ariko dore so rero urumva birasaba ngo abantu bajenjetse ibyo ni ibimenyetso by'uko dufite abantu bajenjetse yaba soba club yaba tumwe rese ibyo byose ni ibiza mu bantu bajenjetse bantu bajenjetse donc abantu bajenjetse bavuye mu bihe byiza byakerewe n'abantu bakomeye bavuye mu bihe bibi urumva rero ni hataje gukumira ngo tugume muri bantu bakomeye bakomeze barebere hakavuka abajenjetse bazadushyira mu bikomeye natumwe rese ntabwo ari igihe cyoroshye no kugabanya amasaha yo kunywa nuko bitangira no kugira urubyiruko muri gereza zo kurugira mu kazi ni ibindi bihe bikomeye aho byatugeza rero ntabwo tuhazi n'izo mabibobo tugenda tugira zirakura zishobora kutujyana yavura kubera iki ibihe byiza byakereye abantu bajenjetse ntawe ufite icyo yitayeho ntawe wibuka ya frigo ya buri kantu tugezaho rwose ukaba ubona igikwiye gukazwa ari polisi cyangwa no polisi imikorere ni ikibazo cy'imikorere polisi bihari yanditse abayishyira mu bikorwa niyitaha ibikorwa bigomba kubona use navuga ngo iki ntabwo ikibazo ari polisi yazanditse neza hari n'izihera mu bitabo ariko pratique turayibona
management y'abana bo mu muhanda. Umujyi wa Kigali twavuye kuri miliyoni 600 biba miliyari 1.200, ubusi twabanje 300 miliyoni 300 tugera kuri miliyoni 600 tugera kuri miliyari 200. So what? Ntikikemuke turabirebera. Barata amashuri tureba, barakora ibyo bishakiye, uko bagenda bakura niba abandi batagira icyo batinya. Iyo atagize icyo atinya aragikora ari hariya. Sibyo se? Iyangwa itabi, kuko itabi burya itabi uko Dashima yabivugaga ejo bundi, urumogi ntabwo rukwereka ejo ahashize n'ahazaza. Wapi? Immediate ikije hitakora. Stacking. Muri situation aho ageze yari muri iyo mood, ibihari n'ibya managing. Ntabwo atekereza ngo iki ngiye gukora ejo kizangeza. Ntabwo atekereza ngo ejo naraha. Ubwo abirangiriza. Niyo mpamvu bahorayo. Ariko turahari turarebera. Ntabwo ari polisi yanditse, ni pratique. Ni pratique winyura ni kinini cyane, sizi ko twakirangiza neza, ariko ndi kucyumva n'amasomo arumvikana. Yaba ku kintu kijyanye n'icyo kintu cy'uburezi, drop out, gukora kugaragaza resulta z'ibyahizwe mu bikorwa, mu bifatika. Icy'ingenzi kumva ngo ntabwo tuzi icyo dushaka. Baravuka ari benshi, umuntu afite uburenganzira bwo kubyara, ariko nta mwana ufite uburenganzira bwo kuvuka ngo abeho nabi. Kuki ibyo tutabireba? Uri mu nzego z'ibanze, uri mu nzego z'ubuzima, uwo mubyeyi Jovebye afite uburenganzira bwo kubyara, ariko banza umurebe ngo uwo arabyara afite uburenganzira bwo kubaho. Arabyara uwo kuzambarwa amavunja, arabyara uwo kutaziga, arabyara uwo kutazarya, arabyara uwo kutazambara. So wamubujije kubyara udafite uburenganzira, bigutwaye iki? Habeho kubwizanya ukuri no kwibwiza ukuri. Yes. Ufite batanu uhetse mu katenge ka musazi gashaje, nta nkweto wambaye, ibijipo biranuka, ukaza gupimisha inda ya gatandatu bakakwakira. Bakayihuzima. Niba wemeye, emera uburenganzira bw'uje gupimisha inda, ariko tekereza kubwo waje wazabyara. Nzi kuki twabyara abana badafite uburenganzira, batabona ibiryo, batiga, batambara, barwaye amavunja, bavuka tureba. Twakumiriye icyo ngicyo. Oya no gukumira. Ni ukubeshyana. Gukumira kabisa. Nudakumira rero, ingaruka zizagera kuri KAREGEYA, Jarasi, nawe muganga, umuyobozi w'inzego z'ibanze, zizakiro twese kabisa. Ntaho tuzazikwepera. Cyetse nituva mu gihugu cyangwa bakaduha agace kacu, nabo bakagira kabo. Kandi ni kanabo bazaga agaguka kamwe agace kamwe kazatera kandi. Ni hamwe. Twatinze amakaro meza ari kwikaro plaza, ikiganiro mukizweho na ikaro plaza. Yes. Abakeneye amakaro meza bajye kwikaro plaza, ndetse amarange, ibikoresho by'ubwubatsi muri rusange ni kwikaro plaza hariya i Remera kuri gare ugana aho isoko rya Sare Motoro. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 07 88 8 256. Ariko kandi baranabatwaza bariya. Bibuke ko ukeneye amavuta ya moteri y'imodoka ya moteri meza rwose. Imodoka barabanza bakayipima kuri VK2 Green Tech, barayipima akamenya ikirwaye. Ntabwo ari handi ujyana imodoka ukayisigaho bakajagajaga amaspani partout ahantu hose. Irwaye ikinyoteri ukabona bageze muri moteri, irwaye radiateri ugasanga bageze mu ibutu. Imashini itikwereka ngo dore na Bafite by'abaryogo. Bafite amavuta meza ya X1 utanteranya n'abaryogo. Ayagende mbaze se nabisubiramo. Bafite amavuta meza ya X1R. Bafite amavuta meza ava muri Amerika, X1R uyashyira muri moteri ikoga igasukuka, hanyuma ikagabanya kunywa, ikagabanya n'imyotsi. 0782 96 26 80. Mwarimu Clement. Yego. Nawe aragufasha kubera ko agufite igitabo cyiza cyitwa Menye Utsinde. Ni igitabo ushobora kwihuguriramo ukabona provisoire, ariko kandi ufite n'umwanya hagati y'iminsi 3 n'7 arakwigisha ukamwishyura nyuma yo kubona provisoire. Yego 0782 48 37
22 shoferi wacu Jean Marie tumusuhuze. Jean Marie Yeah. Jean Marie rwose tumusuhuze, hari abaparitse ku Gishushu ndamubona na Marinette rwose no muri aka gatege gakeya nyine are intervena. Wow. Imvura iguye intervena. 0782 56 10 01. Matayo NM Vision Limited. Yes, mujyanama wacu mu bijyanye n'ubwubatsi, umuntu uha ikibanza akakwereka inzu. 0782 53 74 39. Yego, hanyuma Easy Buy Shop kwa Vivency naho abantu bambika neza abagore n'abagabo. Nyambona Karegeya musigemo mu comment ivuga ngo yambaye neza, iriya ni Easy Buy Shop. Ni Easy Buy Shop kwa Vivency. Ushaka gusa neza nka Karegeya cyangwa n'abandi ya kwa Vivency 078 umuhamagare akorera kwa Makuza cyangwa se kwa yanzu ndende ya House Gare kwa kuri ntuzo ubwo ni K-City. So rero muhamagare kuri 0782531357. Yego, umuvugishe. Yego, ubwo kimwe nuko ukeneye apartment, ukeneye bagira amata irebero n'abakozi gira amata nawe vuga 0781 5 6 7 So mwakoze cyane rero, reka tubane. Reka ngushimire. Asante sana.